Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ukuntu tutari uyu mubiri mubona ahubwo turi roho. Byagenze gute kugira ngo isi yose yiyumvemo ko abantu ari umubiri aho kugira ngo babe roho ibiri mu muntu mu mubiri. Nagira ngo rero kubatazi impamvu biri kuba muri no si, reka mbacire ku mayange babwire impamvu ikinyoma gifite umuvuduko ukataje kugira ngo gipfukirane ukuri kutamenyekana. Ni ukuvuga ngo Imana irimo irakoresha abantu kugira ngo ukuri uko kwahoze kera kugaruke kuganze maze ubwami bw'Imana buze. Akaba ariyo mpamvu rero ikinyoma nacyo gifite umuvuduko ukabije, kikaba kiri gukora ibyo gikora ubu ngubu kugira ngo ibintu ntibizamenyekane, ariko ukuri guca mu ziko ntigushye. Imana izigaragaza yerekane. Ni gute rero byagenze gute kugira ngo abantu bumve ko bari umubiri aho kuba roho? Tugiye kubireba rero muri izi ngingo uko ari eshanu, twibaza uko tubwira ubwonko bwacu ko tutari umubiri ahubwo turi roho. Ijambo ry'Imana ritubwira ko twaremwe mu ishusho y'Imana, iduha umwuka wayo. Turi roho ziri mu mubiri aho kuba uyu mubiri tubona inyuma. Ibyo rero bituma abantu benshi iyo bibwiye ko ari umubiri batita ku by'ijuru ahubwo bakita ku by'isi cyane, bakumva ko bari mu isi aho kugira ngo bite ku ijambo ry'Imana, noneho bitegurire ubwami bw'ijuru, kuko tuza hano kuri no si kugira ngo twigorore n'Imana maze tuzitegure kujya muri buriya bwami bw'ijuru. Iki bitwemeza ni iki rero? Uzi ko cyane cyane iyo umuntu agiye cyangwa apfuye, abantu benshi baravuga ngo tuzongera duhure. Nuko bari iki abantu bavuga ngo tuzongera duhure? Nuko abantu muri bo bazi ko umuntu byanze bikunze adapfa ngo birangire uko. Umwuka uvamo, wa mwuka Imana yadushyizemo ukagenda aho hantu ujya hehe. Muri video zashize nagize kubabwira ko hari ahantu hatatu abantu bajya: abapfuye bakiranutse, abihana, n'abacriminals. Aho hantu rero iyo abantu bagezeyo bagira ubuzima bwaho, noneho bivuze ngo iyo ukiri muri no si ntabwo ubyibaza kubera ko uba utarabona ahantu bajya. Nkakubwira rero ubuzima koko burahari nyuma y'ubuzima, ahubwo ukora iki kugira ngo ubwitegurire kugira ngo kugira ngo uzabugeremo ububemo usabanye n'Imana kugira ngo uzajye mu muriro utazima. Nkakubwira rero tangira usome ijambo ry'Imana, uryiteho, maze urebe nawe ko uzajya mu bwami bw'ijuru. Iki twemeza rero ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ni iki? Muribuka neza inkuru y'umwami Dawidi na Batisheba. Dawidi abyaye umwana wa mbere na Batisheba, umwana yararwaye cyane araremba. Amaze kuremba Dawidi yanga kurya. Amaze kwanga kurya, nyuma umwana aza gupfa. Amaze gupfa nibwo umwami Dawidi yongeye kurya. Ubwo ibyo tubisanga he? Tubisanga muri Samueli wa kabiri 12:23. Mwumve uko Dawidi yagize. Ariko none amaze gupfa, ndiririza icy'ubusa, mbese nabasha kumugarura? Nzajya ahari, ariko we ntabwo azagaruka ahondi. Hano Dawidi aratwereka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kuko aragira ati ntabwo nshobora kumugarura, ntashobora kugaruka hano kuri no si ko yamaze kugenda, ariko yagiye nshobora kuhajya kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Turebe rero ko ntacyo uhomba, ahubwo urunga cyane iyo upfuye uri umukiranutsi. Kugenda uri umukiranutsi warakiriye agakiza, wemera Imana, nta kintu na kimwe uba uhombye, ahubwo urunguka byinshi, kuko aya maso, amatwi, ibyo twumva, ibyo dukora byose biradushuka tukumva ko ubuzima burangirira muri no si. Ahubwo iyo wakira agakiza ukavuka bwa kabiri, ukaba uri umukiranutsi, ugasoma ijambo ry'Imana ukaryumva,
utangira gusobanukirwa neza ko ahubwo ubu ubuzima bw'ukuri no ntacyo bumaze cyane, ahubwo ubuzima bwa nyuma y'ubu nibwo buba bufite akamaro n'agaciro, kuko ari ubuzima bw'uzira herezo butazigera burangira na rimwe. Iyo ubwumvise rero ukabushishikarira n'abandi, niko gutsinda, niko iyo uvuye muri ino si uri umukiranutsi nta kintu kimwe uhombye, ahubwo wunguka byose kuko uzaba uzira herezo mu bwiza bw'Imana. Niki gituma abantu bakunda isi cyane? Ese ushobora gukunda isi cyane ukazabona ubwiza bw'Imana? Tuzi neza ko ntawe ukeza abami babiri. Abantu bakunda isi cyane kubera iki? Kubera ko iyo abantu bavutse muri ino si bakayivukiramo, batuzwa iby'isi, tugakura tuzi iby'isi, nta kindi kintu tuba tuzi. Uzarebe, uzasanga Bibiliya imaze nk'imyaka 1000 abantu benshi batarayisomye, ukibaza impamvu. Ni ukubera iki? Nuko nyine twebwe twakwiye mu isi, turayikundishwa, twumva ko ubuzima bwose ari ubw'uyu mubiri, ari isi turimo tugomba gukunda, nta bundi buzima tuzi, nta buzima bwa roho tuzi, nta buzima bwo mu mwuka tuzi. Abantu benshi bakura bavuga bati ubuzima ni ubw'isi, nta bundi buzima bisobanura baba bazi. Niyo mpamvu abantu bakunda isi cyane. Rero kugira ngo uzabone ubwiza bw'Imana rero ugomba kuvuka bwa kabiri, ukitandukanya n'isi, ukamenya gukurikira Imana, amategeko yayo, ugasoma ijambo ryayo, ukiyunga n'Imana, mbese ukavuka bwa kabiri, nibwo uzabona ubwiza bw'Imana. Biranditse neza ko nta muntu uzinjira mu ijuru atavutse bwa kabiri. Ihane mu gihe bishoboka. Ushobora kwihana ugifite igihe, kuko ari igihe bizaba gishobotse ko abantu badashobora kwihana, kuko mu gihe cyose ushobora kuba wapfa. Ihane, kuko hari igihe kizashira ikindi kikaza ukaba utazashobora gupfa. Bivuze iki rero? Ntabwo bivuze ngo ntabwo uzapfa nyagupfa, kuko tuvuge iyo uvuye muri ubuzima, mwuka agenda, roho ikagenda, aho ugiye ukomeza kubaho. Ariko iyo ubayeho muri buriya buzima nyine bwa nyuma y'ubuzima, ntabwo ugishobora gupfa. Nicyo bivuze hano, niyo mpamvu bisobanura mu Cyongereza, naho nabisobanuye neza, nibaza ko benshi babyumvise. Utaranabyumvise reka mbigusobanure neza. Ni ukuvuga ngo ihane ukibasha gupfa, kuko hari igihe kizagera ukaba utakibasha gupfa. Bivuze ngo numara kuva muri ubu buzima, roho yawe igiye, roho zijya ntabwo ziba zigishoboye gupfa, nta nubwo ugishoboye kwihana. Ni ukuvuga rero ngo igihe ufite icyo kwihana ni iki ngiki ugishoboye mu gihe utarapfa, mbese mu gihe ugishobora ko wapfa. So bivuze ngo mu gihe ugifite ubuzima bw'uyu mubiri, uyu mubiri niwo utuma tuba muri ino si, turimo imbere muri uyu mubiri, ugatuma tuba muri ino si. Iyi si tukayizaho kugira ngo twiyunge n'Imana, dusakaze ubushaka kw'Imana, mbese ibikorwa mu ijuru biba byakorwa mu isi. Niyo mpamvu tuza aha ngaha. Noneho rero ugifite igihe, gerageza wihane, wiyunge n'Imana, uvuge bwa kabiri, wakira agakiza, maze uzabone ubugingo buhoraho. Mukomere, Imana ibarinde, imigisha ibagereho. Amen, amen, amen.